Hot News TV nk'uko bisanzwe ukaba ariyo ukomeje gukurikira, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agomeze akugereho umunsi ku munsi. Hirya no hino usanga hagenda hagaragara ikibazo cy'ubugizi bwa nabi, dore ko ari ikibazo gikunze kugenda kigarukwaho henshi cyane muri ino minsi, dore ko abantu bavuga ko ubugome bwaba bukomeje kwiyongera. Ibi bije nyuma y'aho benshi bagenda batabwa muri yombi, dore ko ubu ngubu kuno munsi hari abasore babiri bavukana bari kubarizwa mu maboko y'ubutabera bakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Abasore babiri bavukana bo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kageyo, barimo uwiga mu mashuri yisumbuye, batawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho kwicisha umuhoro mubyara wabo, bamuziza ko ababyeyi babo bamukunda kubarusha. Twavuga ko ari inkuru ibabaje cyane yaje kujya hanze, dore ko k'uyu wa gatatu aribwo abantu bose baje gutabwa muri yombi. Aba bavandimwe bikekwa ko bishe uyu mubyara wabo ku wa gatatu tariki ya 22 Werurwe 2024 mu mudugudu wa Kashango mu kagari ka Nyagisozi mu murenge wa Kageyo. Aha nyine nk'uko mubyumva ni mu karere ka Gatsibo. Amakuru avuga ko uyu musore wabaga muri uru rugo yitwaraga neza kurusha abana baho, bigatuma ababyeyi b'abo basore bamukunda kurenza bo. Ibi byanatumye bamuha urutoki n'indi mitungo imwe n'imwe nko kumushimira umuhate akoresha mu kwitwara neza, dore ko byavugwaga ko uyu mwana yabafasha bano babyeyi, naho abandi bo biba ngo ari ibintu bigoranye cyane. Abana b'uyu muryango batari barigeze bahabwa ikintu na kimwe ntibyabashimishije, ahubwo ngo batangiye kugira ishyari bavuga ko imitungo yabo ababyeyi babo batangiye kuyiha rubanda. Aba basore ngo batangiye kumugirira ishyari, banatangira gutegura umugambi mubi wo kumwica. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu babyukije mubyara wabo ahagana saa 10:30 za mu gitondo, bamubwira ko bagiye gutunda ifumbire bayijyana mu murima. Nuko bageze mu nzira, umwe ngahita amutemesha umuhoro aramwica, ahita yitaba Imana. Twavuga ko rero ari igikorwa kibi cy'ubunyamaswa gikabije cyane kuba abangaba barabavandimwe bakaza kugenda bivugana uyu muvandimwe wabo, mubyara wabo wabaga iwabo, bamuhoye yuko uyu iwabo w'aba basore baba bamukunda. Mu yandi makuru, umukinnyi wa filimi hano mu Rwanda Mukamanzi Beata uzwi nka Mama Nick muri filimi y'uruhererekane zigenda zica hano hirya no hino ku mateleviziyo ya hano mu Rwanda, ubuzima bwe bwaba bukomeje kujya mu kaga. Nyuma y'aho tubagejejeho inkuru y'uko uyu mubyeyi yaje gukora impanuka ikomeye mu gihe cyashize ku itariki ya 17, ubu ngubu uyu mama ngo yaba agiye gukorerwa operasiyo se, cyangwa icyo twakwita kubagwa. Ni nyuma y'aho uyu mumama yaje kugira ikibazo cy'ukuguru cyane, akaba ari nako baba bagiye kubaga. Bivugwa ko rero uyu mumama ngo yaba afite uburibwe budasanzwe ku kuguru kwiwe, ari nabwo ngo abaganga baje kumusaba ko yaza kubagwa ukuguru kugira ngo babashe kugenda bamufasha mu buryo bworoshye cyane. Nawe rero mu magambo ye yitangarije, dore ko amakuru dukesha ikinyamakuru
cyangwa se umunyamakuru wa MI avuga ko uyu mumama yaje kwemera iyi nkuru mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru. Mama Nick yavuze ko agiye kubagwa ukuguru nk'uko yabisabwe n'abaganga bari kumwitaho. Yavuze ko nubwo bitoroshye ariko yizeye ko bitazatinda bikagenda neza nubwo atorohewe n'uburibwe ari gukuramo. Ibi bije nyuma y'aho rero twatangaje inkuru y'uko mu minsi yashize yaje kuba ari umuntu wari uri agenda yoroherwa ariko bikaza kurangira bije gukomera ku kuguru kwiwe nk'uko twari twarabibabwiye mu nkuru iheruka yo tariki 17 Werurwe aribwo yakoze impanuka yabereye i Nyamirambo hafi yiwe. Twabibutsa ko uyu Mama Nick yari asanzwe atuye hano i Nyamirambo ari naho yaje gukorera impanuka, ari igare ryaje kumugonga ubwo ryamusangaga inyuma yo mu rugo. Ibi ngibi rero twavuga ko ari inkuru idashimishije cyane ije k'uyu mubyeyi se cyangwa hano muri sinema mu Rwanda, ariko icyo twavuga ni uko twamusengera akagenda abicamo neza, dore ko nawe yavuze ko ari ibihe bitamworoheye, dore ko ngo yaba ari gukuramo uburibwe bwinshi cyane, dore ko ngo akaguru kiwe kamubabaza cyane. Mama Nick ni umukinnyi wa filimi ukomeye bitewe n'ubuhanga agaragaza mu gukina filimi, dore ko yagiye akundwa mu mafilimi agiye atandukanye y'uruhererekane yagiye abasha gukinamo. Aho ngaho twavuga nka Giramata, dore ko yaje kuza kwagitingamo ari mama wa Giramata, naho mu cyangwa se mu Ntare y'Ingore na hose akaba yaragiye agaragaramo akina, ariko iyo twavuga ko yagaragayemo cyane ari City Med, ari nayo wavuga ko yamamayemo, yanakuyemo iri zina rya Mama Nick aho ari mama wa Nick. Dusoza amakuru yacu, reka tukwibutse ko wowe uri kumwe natwe, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajya kugeraho umunsi ku munsi. Tunakwibutsa ko wowe waba ufite YouTube channel ushaka kugurisha se cyangwa ushaka kugura, wagenda uyitugezaho tukagenda tugufasha mu buryo bukoroheye. Tukwibutsa ko tugufite na platform igenda ibigufashamo mu gihe gitoya kubona izi serivisi twabagejejeho.